ari tekinike mu isi, igihugu gifite ishamba rya kabiri ariryo forêt équatoriale ku isi, igihugu gifite imwe mu migezi hafi myinshi mu isi, igihugu gifite ubutaka butarajyamo amafumbire mvaruganda, bugifite ubutaka bukiri organique ku isi, igihugu gifite byose bikenewe cyangwa se birwanirwa n'abantu bo mu isi, ariko kikaba kiri kuri uyu mwanya ngiye kubabwira w'ubukene uteye ubwoba kandi utari uwo kwishimira muri rusange. Bituma nibaza ngo muri rusange umukene cyangwa se igihugu gikennye cyangwa gikize bagendera kuki kugira ngo babarure ibyo bihugu. Murakoze cyane. Ni Kabagema Isaie Dieudonné. Uyu munsi turagarutse, tukaba turi ku itariki ya 3 umwaka ukwezi kwa 6 umwaka ni 2025. Nk'ibisanzwe rero ni Kabagema Isaie Dieudonné ugarutse muri studio za Kabagema TV. Dukomeje gushimira rero abantu bagenda bakora subscribe n'abantu bari kugenda bakora views, bakora na share. Tukaba twagenda twibutsa n'abantu bakurikirana iyi TV yacu, nk'ibisanzwe burya gushyigikirana nabyo aba ari ingenzi. Tukaba tubasaba ko mujya mukurikira mugatanga na comment kugira ngo mugire byinshi mutubwira, ndetse mutubwire n'ibyo twahindura cyangwa se ibyo twakongeramo mu bigendanye n'ibiganiro tugenda dutanga kuri Kabagema TV. Uyu munsi rero tugiye kuganira iki? Uyu munsi tugiye kuganira ku bigendanye umutwe w'amagambo cyangwa se inkuru nabateguriye uyu munsi iravuga gutya ngo iravuga ngo inkuru nziza ku gihugu cyacu cya Kongo n'inkuru mbi ku gihugu cyacu cya Kongo. Inkuru nziza n'inkuru mbi ku gihugu cyacu cya Kongo. Mbere yo kugira ngo dutangire, reka tugende dusuhuza abantu batandukanye. Mbere na mbere turasuhuza abantu bari mu nkambi ya Kiziba, cyane cyane harimo Alphonse, abantu bakorera harya hafi no ku gasoko b'abatekinisiye. Tukaba dusuhuje n'abantu barimo Basibo. Dusuhuje n'abandi bavandimwe bari aho ngaho harimo Bazezebula n'abandi batandukanye. Tukaba dusuhuje abantu bari mu Rwanda muri rusange, mu ntara enye z'igihugu arizo amajyaruguru, amajyepfo, uburasirazuba n'uburengerazuba. Tukaba dusuhuje cyane cyane abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo, abantu bari i Masisi. Hari umuntu uri Gicanga dusuhuje cyane w'umuvandimwe, turamusuhuje cyane, akunda Kabagema TV nawe. Tukaba dusuhuje n'abantu bari za Bukavu, abantu bari muri Haut Plateau, Iminembwe, turabasuhuje cyane. Abantu hari umuvandimwe wacu uri Lubumbashi, turamusuhuje cyane. Tugarutse rero mu bice bya hano muri Canada, nabo dusuhuje abantu baherereye Halifax, hakaba hari abantu baherereye muri Calgary, abantu bari za Manitoba, abantu batandukanye bari mu bice byo hirya no hino muri Canada turabasuhuje. Tukaba tunasuhuje groupe y'abavandimwe cyangwa se abavandimwe bahuriye kuri groupe ihuriweho n'abanyakanada, nabo turabasuhuje muri rusange. Dusuhuje rero n'abanyamerika mu ntara 50 zigize leta zunze ubumwe za Amerika. Tukaba dusuhuje n'abantu bari muri Australia muri rusange. Uyu munsi rero impamvu tugarutse ku nkuru nziza, reka tubabwire imwe mu nkuru nziza iri kuvuga ku gihugu cyacu cya Kongo. Muzi ko mu minsi yashize bagiye bavuga ko leta ya Kongo cyangwa se Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri guhatanira kubona umwanya uhoraho, umwanya w'agateganyo cyangwa se umwanya utahoraho muri Security Council mu bigendanye no muri United Nations. Bikaba rero igihugu cyacu cya Kongo kikaba cyabonyemo uwo mwanya. Uyu munsi bakaba batowe n'amajwi 83, bakurikiwe akaba bagize perezida watowe cyangwa se mu barimo batamaramo igihe kinini. Watowe wa mbere akaba ari umudagekazi. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iza ku mwanya wa kabiri ifite amanota 83. Ni ikintu cyiza, bigaragara ko
ndetse n'ibibazo bigenda bitumvikana cyangwa se bitameze neza mu gihugu cyacu, ubona n'iterambere ryabuze, ariho umwanya mwiza wo kugira ngo babe bakwegeranya bavuge igihugu cyacu cya Kongo ndetse ku buryo kimenyekana ku ruhando mpuzamahanga, bikaba ari ibintu byiza. So reka rero tubagezeho imwe cyangwa se tubibereke uko byari byifashe, ariko mbere yo kuvuga ibi bintu birumvikana ko hari ibihugu byinshi byo muri Afurika byari birimo, yenda tuzagenda tubigarukaho, nabyo byari bishaka uwo mwanya ariko bitegeze biwubona, ndetse ku buryo ari ibintu byo kwishimira, ku buryo leta ya Kongo twayishimira ko hari byinshi yagiye yenda igaragaza kugira ngo n'igihugu cya Kongo kigaragare neza mu gihe kigaragara nk'aho ari igihugu cy'igikene, ari nabyo turi buze kugarukaho mu kanya. So reka tubereke rero ino video noneho murebe uko byari byifashe bijya gukorwa cyangwa se bajya gushimira icyo gikorwa cy'uko batowe kuri uwo mwanya wa 83. So urabona uwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, umudamu w'umuhanga cyane umaze kuba yamenyekanisha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakaba bamwita Therese Kayikamba. Akaba atangiye ashimira abantu bose bitabiriye uwo munsi. With humility and determination, we welcome the decision of the United Nations General Assembly to elect our country to serve as non-permanent member of the Security Council for the 2026-2027 term. bahisemo gutora igihugu cya Kongo kikaba umwe mu mwanya uharanira umutekano, ndetse akaba ashimira na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariwe Tshisekedi. Uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kugira ngo bigaragaze nk'igihugu cya Kongo. And the solidarity of all its member states have been instrumental. This election is not only a mark of confidence in the DRC, it is also a reflection of Africa's unity and its rightful place in shaping the global peace and security agenda. So akaba avuga ko ari umwanya mwiza wa kuri Afrika muri rusange ibonye nk'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari uburyo bwiza bwo kugira ngo bagaragaze Afrika muri rusange ndetse na Kongo muri rusange mu rwego rwo kugira ngo Kongo ibe nk'umuvugizi cyangwa se yerekane byinshi bitagenda byerekanwa ku mugabane wacu wa Afrika muri rusange. So akomeza, January 2026 is one we embrace fully. We are conscious of its weight but also of its significance. The DRC brings to the Council not only its national experience, but also the voice of a continent that continues to bear the cost of conflicts it did not cause, and whose contributions to peace are too often overlooked. We will serve with dignity, independence of judgment, and loyalty to the principles of the Charter. We will work with all members of the Council to advance peace, uphold international law, and promote the legitimate aspirations of people around the world. To all those who have placed their trust in us, we will honor it. The DRC is ready to serve with clarity of purpose, fidelity to principle, and a commitment to shared solutions. Thank you. So agenda rero agaragaza avuga ko muri rusange bazagenda bakorera hamwe kugira ngo bakemure bimwe mu bibazo bigenda bigaragara ku mugabane wacu wa Afrika, harimo n'intambara z'urudaca ziri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse akaba nagaragaza ko muri rusange ari uburyo bwiza bwo kugaragaza imbamutima y'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no mu buryo bwo kuba bwo kwamagana cyangwa se kwirinda cyangwa se gushamirana kuri hagati y'intambara zigenda zivuka muri Afrika cyane cyane no mu burasirazuba bwa Kongo, ko bagomba kuba ari umwanya mwiza wo kugira ngo ibintu byose babijye imuzi cyangwa se babifatire umwanzuro mu buryo bwa kimuntu kugira ngo ibintu byose bikemuke muri rusange. Akaba akomeza avuga ko ari umwanya mwiza muri rusange ko bazafatanya n'ibihugu muri rusange byabonetse aho ngaho, ndetse no kuba bafatanya na United Nation kugira ngo isi ubone umwanya wo kugira ngo umutekano uboneke yaba muri Kongo no muri Afrika no ku isi muri rusange.
So narimbagejeho rero imwe mu nkuru nziza, mu by'ukuri abantu batabyumva, iyi aba ari inkuru nziza ku buryo ibindi bihugu byose biba biharanira ko byabona uno mwanya muri United Nations, kugira ngo babashe kuba babona buryo uri muri uno mwanya aba ari umwanya mwiza wo kugira ngo wivugire nk'igihugu cyawe, ndetse uvugire n'abanyafurika muri rusange, kugira ngo nabo babone umwanya wo kuba bagaragara muri politike mpuzamahanga no kugaragaza ubwiza ndetse na politike muri rusange ya Afurika. So bakaba rero ari umwanya wo kuba bashimiye, akaba uyu mudamu Kayikwamba akaba yabigejeje kuri Perezida Tshisekedi, ndetse abakongomani cyangwa se abazi gusesengura bakaba bavuze ko nibura iki gihembo kuba cyabonetse bakaba bagikesha uyu mubyeyi Kayikwamba, kuko ari umuntu ufite amateka menshi, cyangwa se ari umuntu wigaragaje muri iyi minsi, kuko yagiye avugira igihugu cya Kongo cyane, bityo akaba ariyo mpamvu ashobora kuba batanze uno mwanya biturutse kuri uko kwivugira cyangwa se kugaragaza Kongo no kubahiriza amabwiriza n'amategeko aranga imikoranire y'ibihugu biri muri United Nations muri rusange. So inkuru ibabaje rero tugiye kubagezaho ya kabiri ni iyihe. Birababaje kubona igihugu gikize cya mbere ku isi, igihugu gifite amabuye ya mbere. Urumva ni ibintu biba bibabaje cyane kugira ngo uwumve nk'igihugu cya Kongo kiri mu bihugu 10 bikennye ku isi, kandi aricyo gihugu gifite ubutunzi bukomeye cyane muri ino si. Urukumva ni ibintu biba bibabaje cyane muri rusange. So tugiye kubagezaho rero muri izo nkuru zibabaje, tugiye kubagezaho ibihugu 10 bikennye kurusha ibindi mu isi. So mu bihugu rero bikennye 10 bya mbere bikennye mu isi, uraza kwibaza se kuba bari kuvuga ngo ibihugu nibyo bikennye cyangwa se nibyo bikennye, nibyo mpita mbona ngewe harimo sinzi, ntabwo mpita mbyiyumvisha neza ukuntu uburyo bakora runo rutonde cyangwa se uko babigenza kugira ngo ibi bintu bigende, bakore ibi bihugu cyangwa bakore runo rutonde. Mbona ko barebera yenda uko abaturage babayeho, ntabwo bari bubukire igihugu gitunze. So reka tugende rero dukomeza tubabwira kuva ku gihugu cya 10 kumanuka ukageza ku gihugu cya mbere kugera ku gihugu cya 10. So igihugu cya mbere gikennye, icya mbere harimo Yemen. Yemen ikaba iherereye muri Aziya. Igihugu cya kabiri harimo Madagascar muzi ko ari ikirwa giherereye muri Oceania mu majyepfo ya Afurika agana mu burasirazuba, ariko mu majyepfo ya Afurika muri rusange kikaba gihana imbibi na za South Africa ndetse na za Mozambique muri rusange. Ikindi gihugu gikurikiyeho ni Liberia. Muzi ko Liberia ni igihugu kiba mu hafi mu munsi ya Pays du Maghreb, ariko perezida wabo ndumva yari n'umukinnyi wigeze ubona Ballon d'Or. Akaba ari igihugu gifite zahabu, icyo bita ngo zahabu y'umukara, ituruka hariya muri Liberia mu majyaruguru ya Afurika. Igihugu cya kane ni igihugu cya Malawi. Igihugu cya gatanu ni igihugu cya Niger. Igihugu cya gatandatu ni Mozambique. Igihugu cya karindwi ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mayideya, birababaje kumva tuza ku mwanya wa karindwi mu bihugu bikennye. Okay, so igihugu gikurikiyeho ni Repubulika ya Centrafrica. Ikindi gihugu gikurikiraho ni Uburundi, Uburundi bukaba buri ku mwanya wa 9, naho igihugu cya nyuma gikennye ni South Sudan. Okay, reka yenda ubwo turi gusoza tutabatindiye, birabaje kumva South Sudan ifite peteroli nyinshi, Kongo ifite amabuye menshi, ariko bakaza mu rutonde rw'ibihugu 10 bikennye mu isi. So ku bantu yenda baba bishaka, baba bagaragaza buri mwaka hagenda habaho urutonde rw'ibihugu bikennye n'ibikize, ariko nujya kuri Google cyangwa se ukajya ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se muri archive cyangwa se mu kubandika kuri UN, muri bira ibipapuro bya UN bahita bakwereka ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ibyo bihugu 10 bikennye mu isi. So birababaje rero kubona ibyo bintu biba bihari, ni ibintu biba bitumvikana muri rusange. So murakoze cyane, nk'ibisanzwe ni Kabagema Isaie Dieudonné. Ndabibutsa ko
duharanire ko twakwandika amateka yacu tuyanyujije mu nyandiko no muri video, bityo abantu bahunze cyangwa se mu myaka 30 yashize ubwo buhunzi cyangwa ayo mateka tuyashire mu bitabo, tuyashire mu mavideo, bityo abana bahazaza nabo bazayiboneho. Murakoze, ciao ciao, Imana ikomeze ibarinde, bye.